Jeno yitwa Kimenyi Vincent, uyu mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu w'Itunda. Mwatubwira ibibazo mwahuye nabyo mu bijyanye n'ibibanza. Jewe nashakaga ikibanza cyo kugura, noneho ngiye kumva numva ku wa kabiri umuntu aramamagaye ko umuntu ashaka ibibanza aramamagaye abavuye n'abakomisiyoneri benshi. Hari n'ububwira akabwira undi. Aramamagara arambwira ngo giyewe ngo ndi umukomisiyoneri ngo mfite ikibanza ku Gisozi. Nese nta kibazo nakireba. Arambwira ati wabona umwanya ukajya kukireba. Ndabwira nta mwanya mfite ariko ejo najyayo. Ariko wa kabiri nagiye ku wa gatatu. Wa gatatu njyayo, ngezeyo ndamuhamagara ngo tubonane, arambwira ngo we ngo ntabwo ahari, ngo hari gahunda yagiyemo ngo barimo aragurisha inzu ngo ikabuga. Ndangije ndamubwira nese ubwo ndakibona gute. Arambwira ati reka nze ngohereze nimero z'umuntu witwa Ndori, noneho umuhamagare, ari hafi y'ikibanza arakuyobora ugenda kikwereka. Ubwo naragiye ni ku Gisozi mu kagari ka Ruhango. Ngeze mu kagari ka Ruhango hariya kuri cafe ya Gisozi, aramamagara, ndamuhamagara, ndamubaza se bimeze bite, uri hehe ko hari umuntu warumbwiye ko ugiye kunyereka ikibanza. Anyobora inzira nambika, ndatambika ngera ahantu numva hari inzu nini ya etage, munsi yacyo n'icyo kibanza kiri, bambwira ko iyo nzu yari yo kwa Polisi. Ubwo rero ikibanza rwose yarakinyeretse, arakinambagiza, nta kibazo yari afite. Tujyemo twasanze harimo abantu bari kumena mitaka, ariko anyereka ikibanza nta kibazo afite. Ndamubaza ikibanza cyanditseho nde, arambwira ati ko ariko bari banze kunyereka, nabasabye nimero ya nyir'ubwite ikibanza cyanditseho. Arambwira ngo ndabanza nshime ikibanza. Ndamubaza se nimero ikibanza cyanditseho nde, arambwira ngo ndabaza wa undi wamumaye. Ndangije mavuye ndamubwira ndi ku kibanza ndabona nta kibazo, twavugana ndumva nagishimye. Arambwira ati nta kibazo rero ti gutya amafaranga ni miliyoni 15 nizo ugomba gutanga. Ndabwira ni nacyo twavugana, ibyo byose navugana nyir'ubwite, noneho tukanegosiya. Arambwira ati nacyo ti wowe reka nze nguhe nimero ze. Nimero z'umuntu witwa Antoine Ngarambe. Noneho ndabaze nari namubajije ikibanza cyanditseho, ndambwira ati cyanditse ku muntu witwa Antoine Ngarambe. Noneho Antoine Ngarambe ndamuhamagara, ariko mugiye kumuhamagara mbanza kureba kuri mobile money hari ukuntu umuntu areba nimero. Ndebyeho nsanga ikibanza kuko umuntu umamagaye na Antoine Ngarambe, umuntu tuvuganye simukadi twavugana na Antoine Ngarambe. So numva nta kibazo, numva ibintu biri ku murongo, turavugana. Arambwira ati rero ati kibanza genda umuntu nabaga hanze, ariko naje inaha ngaha tubura ikibanza cyanjye kirahenze, tiwakabaye nakabenyigurisha na 25, ariko bitewe n'ukuntu nifitiye gahunda zo gushaka gusubira hanze, ntabwo najya mu bintu byo kwirirwa ndiringa n'abakomisiyoneri n'abakiriye. Ti rwose atubwo ni miliyoni 10, twumvikana miliyoni 14. Ndabwira ni rero sasa ntabwo najya 14 naziguha, kandi n'ufite n'izindi gahunda, kandi muri iyi minsi mitasi ishaka kudashoboka, nzaguha 13 miliyoni nzayiguha tugiye muri mitasi. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo rero twaravuganye kuwa kane duhana gahunda yuko turi bubonane, ngo agira gahunda nyinshi nitwabonana. Kuwa gatanu nibwo twabonanye, natugiye mu mujyi ndi kumwe na madamu, aduhurira kwa Rubangura, ariko mu kuhura nawe yarambeshya. Arambwira ati mwisa imwe ndabangugezeho, twahamaze nk'amasaha 2 tumutegereje, tuvugana twicaye dutegereje. Ngiye kubona mbona acomotse muri parking yo kwa Rubangura harya hepfo. Arambwira ati tugende. Nese turajya he? Ko twagomba kugura kwa noteri nyirizina. Arambwira ati hano mu mujyi hari ba noteri, ariko wanyereka ko ari umuntu utamenyereye mu Rwanda bya cyane ko akunda kuba hanze. Atereka mvugane na mu komisiyoneri wabakunda kugurisha ibibanza, noneho hambwire ahantu twajya. Ubwo mu komisiyoneri baravugana, arambwira ati hari ahantu ndangiye, ati hano ku kagari ngo hepfo ngo ku hafi ya Okapi, ati ahantu hari akagari. Taho rero ati niho tugiye, ati nje simazi. Ndavuga nigiye kubura Okapi ndahazi, nitumanuke. Atega kamoto, ariko yambwiraga ko mu byukuri yaraje mu imodoka iparitse munsi hakuri muri parking yo kwa Rubangura. Nanatekerezaho ndavuga se umuntu nimba aje n'imodoka, nabanje kugiramo akabazo gatoya, kuki aje n'imodoka akaba agiye gutega moto imanuka hepfo hariya. Mbitekereza ariko sinabiha agaciro ko nari nashimiye ikibanza, kandi mbona kuko umuntu turi kuvugana nyiri ikibanza, cyane ko bambwira ko ikibanza cyanditseho Ngarambe Antoine, kandi ngabona ko umuntu turi kuvugana ari Ngarambe Antoine. Ubwo rero twaramanutse tujyepfo, tujya kuri Okapi, aho ngaho ku kagari hariho noteri wikorera. Tuhageze abanza no kureba hasi cyane, arambwira ati se bundi hamenya gute.
ndebye hejuru ndabwira se simbona hari noteri wikorera. So ubwo turazamuka ariko ubwo akambwira ati rero ati madamu wanjye ati yarukwadwaje umwana ati umwana ameze nabe twazindukiye mu bitari Kanombe ati niyo mpamvu nanagukereje ati madamu twazindukiye Kanombe ariko baduhaye transferi ya Faisal tubure madamu ari inyuma ariko arakaza amini kanyuma arindiriye ati nacyo turi hano na waraje mu kanya. So ubwo turategerezaho gatoya tugiye kwinjira noteri atubwira ati hano yinjira hari abakiriya bandi n'ubundi bari kumushaka. Aratubwira ati aravugana nawe aramubwira ati mba madamu wawe ataraza ati butegereje hamwe mutegereje hanze aho ngaho. Turategereje nge ntabwo nari nzi ikibazo dutegereje ngiye kumva ariko akavugira kuri telefone cyane akavugira kuri telefone ngiye kubona mbona wa wundi witwa komisiyoneri araje ari nawe wagiye kukwereka ikibanza komisiyoneri nyirizina wamama twavuganye mbere si we wanyeretse ahubwo yamaye undi ngiye nari narabona isura ye nayibonye ngeze aho kwa noteri noneho abarasuhuzanye na wa mugabo aramubwira ati se nawe nibitese nese n'uyu nawe muri kumwe ati se ntabwo umuzi ati ninjye komisiyoneri ninjye wakurangiye ikibanza nibuka ni byiza noneho ese madamu ari he ati madamu ntabwo araza atari ku mukanya gatoya atarabaje ati ubwo nabazaga wa mugabo nanone ariko ntabwo nabazaga komisiyoneri arambwira ati mukanya gataraje humura gatoya. So ubwo noneho komisiyoneri ahageze ariko ntabwo yahagaze yahise atubwira ati rero ati hari ikibanza ndimo ngurisha ananyandikira ahita amanuka arambwira ati hari ikibanza ndi kugurisha Nyabugogo ati ndaje ngereyo nimurangiza murambwira. Ndangije ubwo mba ndaho ngaho wa mugabo turi kumwe na madamu wanjye noneho ngiye kubona wa mugore kuza wapi none aravuga ngo ni minota 15 ngiye nangira no kurambirwa ndavuga na abantu ubundi gahunda zabo kumbona zitinda bimeze gute. Noneho ngiye komisiyoneri anyohereza message n'undi ayifite muri telefone arambwira ati rero ati hari ahantu nagiye hano kumuhima gufata umushahara ngo wanjye ariko ndaje mu kanya gatoya. Ubwo komisiyoneri wumva mu by'ukuri ntabwo yigeze akunda kuhagera ariko yahageze ubwo noneho mu minota mikeya wa mudamu abaraje araza arinjira amaze kwinjira azana ubwo urumva batubwira ko ari ufite document z'ibyangombwa umugabo yari yabyibagiye ufite umudamu we. Ubwo umudamu araza arinjira bihuza nuko kwa noteri abantu bari barimo basohotse noneho arinjira turicara na madamu hari na petit frère wanjye nagombaga kuzana nawe aje kunsinyira araje tugezeyo umudamu aramubwira ati zana ibyangombwa arabifata abishyira ku meza imbere ya noteri ariko noteri amaze kubibona ibyangombwa aramubaza ngo ese yabihereje umugabo ari ubihereza imbere uri birambika kwa noteri aramubwira ngo ese ngo iki cyangombwa kimeze gute ngo cyaranyagiwe ndatoya ati nta leta niko kimeze. Urumva ngewe urumva sinenze ibyo ari byo mu by'ukuri. Noneho wa mudamu nagiye kubona mbona wa mugabo baramubwira ati nawe zana irangamuntu yawe ariko umudamu irangamuntu yayitanze n'icyangombwa. Noneho aramubwira ati zana irangamuntu yawe ati yo irangamuntu ati ndayibagiwe disi we ati mama ati nibagiriwe mu modoka abakoze kuri telefone arahamagaye uko ahamagaye ahita asohotse aramanuka ajya hasi urumva aho yagiye kubona agenda asigayemo aho ngaho ishakoshi yari afite ishakoshi ayisiga aho ngaho urumva agiye sinigeze numvaga ko nyine umuntu turi kumwe. Noneho amanutse wa mudamu nawe agira atya ibyangombwa yabisize irangamuntu biri aho ngaho n'ishakoshi ye nawe amanuka atyo amanuka agenda agiye turicaye umunota wa mbere umunota wa kabiri iminota 10 irashize ibintu birancanga nonangira kwibaza ibyo ari byo. Ubwo rero ndavuga se abo bantu bimeze gute ariko wa munotera arongera arambaza se wa mugabo we ubundi niho nagiriye ikibazo arambaza ubundi bari abantu ubundi ikibanza warakibonye ndavuga ni ikibanza agenda arakibonye ndamubwira ngaho shyira basi umukobwa bari kumwe ambwira ati fatane UPI ugishyire muri machine urebe ko kirimo agishyiramo aribyo sinarebaga nyine we niko yambwiye arambwira ati ariko genda abona kirimo. Ubwo rero mu minota mikeya nagiye kubona mbona kumbe umugabo hasi ni uko yafashwe nago mbizi n'uwo mudamu ko yafashwe gye nago mbizi nagiye kubona mbona baraje nanjye baramfashe baranjyanye nyine babwira uko ibintu byagenze abantu bo barabakomeza nyangiye ndataha. Wowe amafaranga wari wayatanga? Nari narayatanga kuko urumva umugabo bamubwiye ngo nazana icyangombwa irangamuntu agiye kuyizana rero nibwo yavuze ngo yayibagiwe agenda agiye amafaranga narayatanga. Ubwo rero ngiye kubona kumba abantu polisi yamaze kubafata ngira ngo sinzi uko bari babonye amakuru. Murabizi ko
abantu bajya bakora ubutekamutwe bakagurisha iby'abandi, bagurisha amazu, bagurisha ibibanza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Aba rero bafashwe mu ikurikirana, tuba dukurikirana tuzi ibyaha bihari cyangwa se biteganya gukorwa n'abantu cyangwa se imigambi bashobora gukora ibyaha. Aba rero baje gufatwa mu bantu barimo gushaka kugurisha ikibanza kitari icyabo bakigurisha umuntu, ku buryo rero bafatiwe mu cyuho bagiye kukigurisha uyu mugabo mwabonye kwa noteri. Uburyo dukoresha bwo ni ugukurikirana nyine turi urwego rw'umutekano kandi dukurikirana nyine abanyabyaha n'imikorere yabo. Ntekereza ko aricyo twavuga gusa. Ibi bintu birasanzwe cyangwa se hari aho mwigeze mubibona? Ese niba bikorwa nk'ibi byaha mukaba mwarabicukumbuye mwarabibonye, murateganya gukora iki kugira ngo bicike? Icya mbere ni ukubigaragaza kugira ngo abanyarwanda bamenye yuko umuntu wese ushaka kubagurisha ikintu akitike yuko bagomba kwitonda. Nk'uko mwabyumvishije, abantu bakora ibyo bita simu swap, ku buryo iyo ahamagaye ibyo akora byose bigaragara ko amazina ye uko yitwa, ndetse bagacura n'ibyangombwa bigaragara yuko ikibanza ari icyabo. Ibyo rero abantu bagomba kubamenya. Ndetse umuntu akubwira ati ngiye kugurisha ikintu cyawe, ukareba inzego n'ubundi zishinzwe kwandika iyo mitungo. Inzego zishinzwe kwandika imitungo y'abantu ni izihe? Niba ari mu kigo gishinzwe iby'ubutaka ukajyayo ukareba. Niba ari ikintu cyawe cyanditse muri Rwanda Revenue Authority ukajyayo ukareba. Ukareba yuko mu by'ukuri uwo muntu ukavuga uti tujya ahantu hose mbanze menye neza ko iki kintu ushaka kungurisha ari icyawe. Naho ubundi umuntu azagenda yirikiye kubona ikibanza wenda yaragikeneye cyane, yumve ndetse kimuhera ku mafaranga makeya, yumve barakimuha ku buryo bworoshye atarinze bimugoye cyane, avuye ati ndumva jewe nkwiye kwihuta. Ni imari ishyushye, ndetse abantu uko babyita, nakuboneye imari, nakuboneye ikibanza, nakuboneye inzu. Ibyo bintu nyamuneka abanyarwanda nibabyitondemo, babanze bakurikirane bare koko icyo umuntu agurisha ko ari iki. Nitwa Niyonsaba Marcel. Wafashwe gute, wakoze iki? Ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2021 nafashwe n'inzego za polisi ku Muhima mu Kiyovu cy'abakene, niho nafatiwe. Uziriki bagufatiye bakubwira ko uziriki? Nafashwe ndi mu mugambi, twari turimo gushaka kugurisha ikibanza ariko kitari icyacu. Nyuma ku itariki 15 nibwo nahamagawe n'uwitwa Claudette ari kumwe na Manuel, bansaba ko twahura tukavugana, bambwira ko hari ibyo bashaka ko tuganiraho. Nyuma rero twarahuye, tumaze kuhura tuganira, bambwira ko bafite ikibanza, bambwira ko kiri ku Gisozi bashakaga kugurisha, ariko kandi bansaba ko icyo kibanza bagiye kugurisha naza ari uwo Claudette yitwaga ko ari nyiracyo, noneho bashaka ushobora guhagarara nawe ari umugabo wa nyiri ikibanza. Mwani magambo wari ubizi ko ikibanza bagiye kugurisha atari icyabo? Tumaze kubonana narabimenye, mbabaza ko ibyangombwa babifite, bambwira ko bafite ibyangombwa, barabinyemerera. Urumva nkurikije uburyo bisobanuye, wari ubizi ko ikibanza bagiye gushaka atari icyabo, wowe ugiye kubibafashamo, kuki wabikoze? Cyangwa se bari basanzwe bazi ko ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo? Mu by'ukuri ntabwo nari nsanzwe mbikora, bwari bwo bangejejeho icyo gitekerezo babimbwira. Ngerageza kubabaza inyungu ziri muri ibyo bintu n'igitumye bashaka kubimbwira. Bambwira ko n'ikigurishwa bazampemba, ariko nta mubare w'amafaranga bigeze bambwira. Ariko uburyo byakozwe, nkawe uvuga ko umukomisiyoneri niwe wajyaga upanga byose uko bigenza? Ntabwo jyewe nari umukomisiyoneri, ubundi jyewe natwaraga taxi voiture. Uburyo namenyanyemo nabo, barampamagaraga nk'abatwara bisanzwe, nkabageza iyo bagiye. Ntabwo nari nzi gahunda zabo. Ni ubwa kabiri twari duhuye n'uwo mugore, witwa Manuel, we twari twaraturanye ku Gisozi, nari nsanzwe muzi, ariko nta nubwo nari nzi ngo ubundi mu busanzwe wenda ngo bakora ibindi. Umaze kumenya uwo mugambi,
maze ko ibintu inzira zitasobanutse kuki utawipakuye cyangwa umenyeshe? nibyo nashakaga kubabwira. Yego. maze kumenya uwo mugambi ko mu by'ukuri umugambi barimo atari mwiza, nahise nshaka kubivamo. mu gihe nari mbivuyemo nkimanuka mvuye aho twari tumaze guhurira kwa noteri, kuko bo urumva bari bafite ibyangombwa, ariko kandi jyewe nta byangombwa binyemerera nka nyiri ikibanza nari mfite kuba nakigurisha. maze kumenya uwo mugambi rero nibwo navuye aho ngaho, mu kumanuka ngeze mu kiyovu cya Rugenge hariya mu cyo bita cy'abakene, nibwo inzego za polisi zahise zimfatira aho wari ngaho. ubivuyemo cyangwa wari kuko uburyo byageze aho kwa noteri bagiye kwishyurana bikarangira, ubwo wari ubivuyemo se gute kandi aho ariho byagombaga kubera? Aho niho byagombaga kubera, ariko noteri yarabajije ibyangombwa, kandi bo bari bafite Korodete yari afite ibyangombwa, ariko jyewe nta byangombwa nari mfite. ni ukuvuga ngo muri icyo gihe rero birumvikana neza, mbona ko ibintu byabo bidasobanutse, aho mvamo. Mu gihe navagamo ariko inzego za polisi ubwo zari zamihaze kumenya igikorwa gishobora kuba kigiye kubera aho ngaho, nibwo rero mu kugenda njyewe mvuye muri icyo ngicyo bahise bamfata nshyikirizwa polisi. Muri ibi byose rero neza uruhare wabigizemo kugira ngo bigere aho ngaho, uruhare wabigizemo ni uruhe? Uruhare nabigizemo rwari urwo kuba ari jyewe uri buze kuba ugurisha cya kibanza, nitwa nyiri ikibanza. Ariko kuba nari kwitwa nyiri ikibanza nabwo nta byangombwa bya nyiri ikibanza nari mfite. Mu mazina telefone wari ufite yego yari yanditseho amazina atari ya nyiri ikibanza, siko bimeze? Wayibonye ute? Ibyo bintu bigenda mu mazina telefone bari baswapishije telefone mu mazina ya nyiri ikibanza, ariko nayo singiye wari wayiswapishije, cyane ko n'ikibanza ntabwo nari narakigezeho, ntabwo nari nkizi bendaga kugurisha. Noneho mu kwiswapisha rero barayimpaye kugira ngo mvugane n'uwo wendaga kugura. Ko bavuga ko bari mu gukorera indangamuntu, ukaba wari usohotse ugiye kuyifata, ubivugaho iki? Mu kuvuga ko nari nsohotse ariyo ngiye gufata, nuko noteri akibaza ibyangombwa numvise ko ari ikibazo. Noneho ngewe nakoresheje ntuze yo kugira ngo nsohoke kwa noteri, mvuga ko ngiye kuzana irangamuntu, ariko bwari uburyo maze kubona ko bya bintu bidasobanutse kugira ngo nigendere jyewe. Impamvu uvuga ko bidasobanutse wenda gishobora kuba ari uburyo bw'ikinyarwanda wenda ari gukoresha neza, ahubwo ndavuga ko kudasobanuka kwabyo ubyumvise kurinda ugera kwa noteri nta cyangombwa ufite kiza kugaragaza kuri nyiri ikibanza, aho niho nari maze kubona ko ari ikibazo. Ubundi se wari nyiri ikibanza, uruhare rwawe kuri icyo kibanza ni uruhe? Uruhare rwanjye nagombaga kuba ari njye nyiri ikibanza uje kugurisha. Ariko wagiye uzi ko atari icyawe? Yego. Icyo kintu cyatumye nyine uzi ko ikintu atari icyawe ugashaka kukigurisha, nicyo utadusesengurira, kidusesengurira. Mu by'ukuri icyo nshaka kubivugaho, ibi bintu bwari bwo bwa mbere mbigiyemo ntabizi, akaba ari naho numva ndi buze kubisabira n'imbabazi, nkaza gusaba n'abandi bantu batekereza kujya muri ibi bintu kuba babikora, bamenye neza yuko inzego za polisi ziticaye gusa ziri aho ngaho, zirakora. Kandi ibyo ngibyo bitemewe, atari uburyo bwiza bwo gushakamo imibereho, ahubwo ari uburyo bwo kuba ushobora kuba waba uri gushakira imibereho aho itari, kandi ugerageza kuba wateza n'ikibazo n'abandi banyarwanda nabo mu rwego rw'uko waba ushatse kubambura utwabo. Dusubiye inyuma gatoya, uburyo bisobanura urimo uracisha bugufi uruhare rwawe, nyamara bivuga yuko wavugaga yuko utakunze kuba mu Rwanda, uba hanze, yuko umugore wawe ari mu bitaro n'umwana, byumvikana ko umugambi umuntu wari uyoboye ahubwo ari wowe. Oya, umugambi hari abari bawuyoboye, ahubwo wenda byakumvikana kuri role nari mfite nagombaga kuba ndimo. Bo umugambi barawuteguye, bamwe sinari nanabazi, ntabwo twari tuziranye. Noneho abo ngabo twabonanye nibo bangejeje icyo gitekerezo. Mu by'ukuri ndabyumva kuko sinabihakana, maze kubyumva nanjye numva ko nkwiye kubibamo. Mu kubibamo rero aho niho naje kubona ko harimo ingaruka zitari nziza, ntekereza kuba rero nabivamo nyuma, ariko mbitekereza n'ubundi
bisa nk'aho byarangiye. nitwa Mbarushimana Emmanuel ntuye mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro. Tubwira uruhare rwawe muri iki kibazo. Uri kuri polisi, watawe muri yombi, wafatiwe iki? Nafatiwe hariya kuri Sopetrade mu murenge wa Muhima mu kagari ka Rugenge, ndi kugenda ariko nkaba nari mvuye Nyabugogo, noneho mfatwa na polisi banzana Kacyiru kuri Dikota, bambaza uruhare naba naragize mu bashaka kugurisha no kugura ikibanza, ariko mu by'ukuri icyo kibanza sinigeze nkigeraho, n'izo nzu sinigeze nzigeraho. Zamura agapfukamunwa. Hanyuma uruhare rwawe nyine wagize ni uruhe se? Uruhare rwanjye nagize, nahamagawe n'uwitwa Uwizeye Isaac anyohereza amafaranga, anyohereza n'inimero z'irangamuntu n'itariki y'amavuko, muswapishiriza nimero Nyabugogo. Wowe swapishije se ko umuntu aswapisha nimero mwanditseho agaragaza n'ibyangombwa yuko ari we nyirayo wabigenze wabikoreye nini? Yampereje ntuza, yampaye nimero y'umuntu wagombaga kuyinswapira. Uwo muntu umukini umukozi wa MTN? Oya, ni umu agent usanzwe, niwe nabihaye anzanira simukadi. Hanyuma nyuma y'icyo gihe yabwira ko ugiye kuyimaza iki, nyuma yaho wakoze iki? Nyuma yaho narayizanye nyihereza uriya mugabo pasiteri, maze kuyimuhereza yakomeje kujya avugana n'uwo mukiriya, uwo bita ngo ni umukiriya, noneho baza kugera ku bugure bw'inzu, bageze ku bugure bw'inzu, noneho nyuma yaho umunsi wo kujya gufata amafaranga ngo ibyo bibazo byose byavutse, ariko njyewe amafaranga nayo nemerewe ni 300,000. 300 y'iki? Yo guswapisha? Yo guswapisha. Yes. Ni inzu n'ikibanza n'ibyo? Ni inzu n'ikibanza biri kumwe. Bavuze ko ari inzu n'ikibanza biri kumwe. Njye sinigeze nanahagera. Twemereye 100,000. None se guswapishiriza umuntu bitwara amafaranga 300. Turi Abanyarwanda twese tubwiza ukuri, ibyo 300 byari ibyiki? Kuko nkutumye kunswapishiriza ntabwo 300,000. Njyewe banyemereye amafaranga 300,000 kandi nagombaga kujyayo gukora simswap. Yego. Bikarangira se ikiguzi cya simswap cyangwa nk'igihembo? Nk'igihembo. Oya, n'iby'ikibanza nyine. Yari yambwiye ko ku kibanza no kuri simswap ikibanza nikimara kugurishwa ari 2,000. Ariko aravuga ikibanza bagiye kukigurisha mu buryo butemewe. Agapfukamunwa kawe. Niko wari ubizi ko ikibanza bagiye kugurisha atari icyabo? Nari mbizi. Nari nzi ko inzu n'ikibanza bagiye kugurisha bitari ibyabo. Mu yandi magambo 300,000 ni ibyo gukora amanyanga mugafatanya? Yego. So ubifatiwemo rero, ubu ngubu icyo bivugaho ni iki? Icyo nabivugaho ni uko nakangurira n'abandi bantu abari bo bose bashobora kugwa mu mutego umeze nk'uwo njye nari maze kugwamo, guhindura bakareba ikindi kintu batekereza gukora, kuko imirimo ihari ni myinshi, uretse no kugira ubwoba bwa covid umuntu akaba yagukoresha ibyo ashatse. Nabakangura rwose gushaka ibintu byangombwa umuntu yakakoze, kuko akazi karahari, uretse ko umuntu ashobora kwirara akagiramo ubunebwe. Kuki ari wowe baje gushaka? Ntabwo wari usanzwe ubikora? Njye ntabwo nari nsanzwe mbikora, n'inzego z'umutekano zamfashe zankurikiranyeho amakuru ku buryo buhagije. Nari nsanzwe ncuruza, ariko kubera nagize akabazo ko kubura amafaranga, wenda ugacika n'intege cyane mu buzima wari usanzwe ubamo, umuntu akaba ashobora kukubwira ikintu ukaba wakijyamo, ariko mu by'ukuri atari ibintu wabyutse wateguye cyangwa ari ugambiriye.